tuguhaye ikaze inshuti mukunzi wacu, inshuti tubana kuri channel yacu ariyo channel Kamere TV Show. Turabakunda kandi turabishimira, muri ab'ingenzi kuri twebwe. Wowe wakoze subscribe ndetse ukalikinga ndetse ukagira byinshi watubaza tukaba twagusubiza, tuguhaye ikaze. Nimba nawe ukigera kuri channel aka kanya wakwiyandikisha ugakora subscribe kugira ngo tujye tubana kuri channel yacu yerekeranye n'ibigendanye n'ubuzima ndetse n'ibibazo bimwe na bimwe bya hato na hato. Turabakunda rero, uyu munsi ni uw'ingenzi n'uw'agaciro, aho tugiye kuvuga ku kibazo cyerekeranye n'abagabo. Abagabo ni inkingi ya mwamba, umugabo ni inkingi y'urugo, umugabo Imana yamuhaye ububasha umugore adafite. Ni nayo mpamvu iyo agize ikibazo ibintu byinshi birahungabana. Rero tugiye kuvuga ku kibazo cyerekeranye na sex y'umugabo, aho umugabo ashobora kuba yakora imibonano igitsina cye cyari gifite imbaraga kikaza kugwa kandi atarangije, muri make igitsina kidafite imbaraga. Ibyo nibyo bintu tugiye kuganira, hanyuma turebe umuti wabyo twakora icyo kibazo kikaba cyashira burundu. Tuguhaye ikaze rero, ntuve kunyakira amashusho yawe kuko urahamenyera byinshi n'ibyo wakora kugira ngo iki kibazo gishire burundu. Niba uri umudamu nawe urahari kugira ngo bimenye, kugira ngo ube wabitegurira umugabo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Iki kibazo gishobora kugusenyera pe, kuko niba ushobora igitsina gishobora kugwa mukiri mu gikorwa, urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Tuguhaye ikaze rero. Nkuko nabibabwiye, ahanini umugabo agizwe n'umusemburo wa testosterone uri ku kigero cyo hejuru cyane. Uyu musemburo ntabwo ari wo wonyine aba afite na oestrogene, ariko iri ku kigero cyo hasi, kuko oestrogene niyo umugore nawe aba ayifite ku kigero cyo hejuru. Uyu musemburo wa testosterone niwo utuma umugabo agira ubushake mu buryo bwihuse, ni nawe utuma arangiza, ni nawe utuma agira imbaraga. Nababwiye ko umwana w'umwangavu cyangwa w'ingimbi w'umwangavu aba afite umusemburo wa oestrogene mwinshi ku kigero cyo hejuru, naho uw'ingimbi akaba afite umusemburo wa testosterone ku kigero cyo hejuru cyane. Ni ukuvuga rero uko umuntu agenda akura, uyu musemburo ku mpande zombi ugenda ugabanyuka. Ni ukuvuga rero uyu musemburo wa testosterone ku mugabo niwo tugiye kuvugaho, ndetse tuvuge bimwe mu mpamvu zitera iki kibazo kuba wakigira. Uyu musemburo iyo ubona igitsina cyawe kitagira imbaraga, umusemburo uba ari mukeya. Ahanini umugabo agizwe n'uyu musemburo, ariko akaba afite utunyangingo tumwe na tumwe ariko amacells, arizo selile nke zigiye zitandukanye. Hakaba harimo uyu musemburo utu tunyangingo dutanga umusemburo wa oxytocin. Hanyuma umusemburo wa oxytocin iyo uwufite uhagije birunganirana, ukaba wagira igitsina gifite imbaraga, igitsina gifite ireme, hahandi ushobora gukora imibonano ntube wacika intege kandi utararangiza. Iyo rero ufite iki kibazo ubuha n'umugore uramubangamira muri rusange, kuko ni hamwe ushobora gukora imibonano ukumva umugore ari kwimyoza kuko adafite uburyo yabivuga. Ariko iyo uwo ufite igitsina gifite imbaraga gihagaze, nawe wumva yuko uri umugabo kandi ibintu bimeze neza. Rero iyo ufite iki kibazo hari ibintu bimwe na bimwe wakoresha kugira ngo ube wagira igitsina gifite imbaraga kandi kibe gikomeye nyine nk'igitsina cy'umugabo. Apana nawe ushobora gukoraho ukumva rwose urigaye. Rero niba ufite iki kibazo tuguhaye ikaze, tugiye kukwereka umuti wakoresha cyangwa se ibyo wakoresha, hanyuma ukaba wakira iki kibazo. Muri make ni kado tugiye kugufungurira ukareba ese iyi kado irimo ibiki, cyangwa se turayikoramo iki. Suve kunyakira amashusho yawe, ni karibu inshuti tubana. Inshuti mukunzi wacu rero, dufite hano isahani nk'isanzwe, tukagira n'icyuma, tukagira n'ikiyiko, ndetse na ya kado nababwiraga. Iyi kado ni ikaba uri wawe niba uzi yuko ufite iki kibazo.
iyi kado rero nta kindi kirimo, hano dufite avoka nk'uko ubibona, tukagira banana cyangwa se imineke, niyo iri muri kado, niyo turi gukuramo. Hanyuma tukagira n'iki n'ubunyobwa. Ubunyobwa twaguze ubw'ijana, kuko nawe ushobora kuba wabugura ukaba wabukoresha, sibyo? Twagiye rero aho tugiye kurebera hamwe ibyo bintu, uburyo ushobora kuba wowe wabikora ndetse n'uburyo wabikoresha. Hano rero dufite ubunyobwa, urapima ibiyiko 2 by'ubunyobwa, wabirebye? Ubu bunyobwa ngiye kukubwira ukuntu uba ubikora. Hanyuma iki ni ikindi kiyiko, urabona ubunyobwa bw'ijana ntabwo ari ibintu byaganje. Ibiyiko 2 by'ubunyobwa. Hanyuma urafata iyi avoka, ugomba kuba wamekinze shuwa ko isuku ihagije, kuko n'amibe itera icyo kibazo. Ariko iyo uzi ko nta kibazo cya amibe ufite, ugomba kumenya ikintu wakora. Iyi ni avoka, ngiye agapande kamwe. Hanyuma uyu ni umuneke, ni banana goromisheri, umuneke wa goromisheri. Tubyumvikane, ntabwo ari poyo, ni umuneke. Uzagenda ubaza umuneke wa goromisheri. Uyu muneke rero niwo ngiye gukoramo umuti. Aka gapande ka avoka hanyuma ufata imineke 2 ya goromisheri, ugafata ubunyobwa, ibiyiko 2 by'ubunyobwa, ugafata, hano dufite n'icyayi, icyayi gisanzwe. Ufata ikiyiko, agiye namaze kubikora, ugashyiramo. Hano haba harimo rumari, uragenda ukayigura cyangwa se ukaba wayitera iwawe. Ugafata rumari, ikiyiko kimwe cya rumari, ugashyira mu gikombe cy'icyayi cyangwa se cy'amazi y'akazuyazi. Warangiza ukaba ubiteretse, ugafata bino bintu wavanze, imineke 2, igisate cya avoka, ukabirya. Wamara kubirya, ubwo ni imineke 2, igisate cya avoka, ukabirya. Wamara kubirya, ugafata bwa bunyobwa, ibiyiko 2 by'ubunyobwa, ukabirya. Urumva? Iyo umaze kubirya, ufata cya cyayi kirimo rumari, warangiza ukakinywa. Ibi ngibi urabikora ku buryo iki kibazo gihita gikemuka mu gihe cy'iminsi 5. Ukora ibi ngibi, ufata avoka, imineke 2, iki kibazo kirakemuka ku buryo ibintu birushaho kuba byagenda neza. Njye ntabwo ndi bukinywe kubera ko ntabwo ndi umugabo, kuko ibi ngibi ni umuti twageneye igitsina gabo.
rero turabasabye niba ufite iki kibazo cyo kugira imbaraga nkeya, igitsina cyawe kikaba kidafata umurego, kikaba kidafite ireme, ndagusabye jya ukoresha bino bintu buri munsi, hanyuma ubeho neza, ugire ubuzima bwiza, wubake urugo rwawe rube rwakomera. Kuko urumva nawe ubwawe ndumva utakwishimira yuko ubaho ufite igitsina cyoroshye cyangwa se kidafatika, cya kindi ujya gushyiramo ugasunika kitinjira kubera ko amaraso atabanshije kuba cyapampinga, amaraso yapampinga neza umutima ngo yohereze hariya hasi. Kiba ari ikibazo rero gikomeye cyane. Ugomba kwita ku mirire yawe kurenza ibindi byose. Hanyuma ariko ushobora kuvuga ati wenda ntabwo nzajya mbona ino mirire ya buri munsi. Ushobora kutuba watugana ukaduhamagara, cyane ko nimero zacu ziba ziri kuri screen, hanyuma tukaba twakugira inama cyangwa se tukaba twaguha bimwe n'ibindi wakoresha kugira ngo ube wagira ubuzima bwiza. Ni ukuri turabakunda, twifuza ko mwagira ubuzima bwiza kandi mukabaho neza. Ibi rero nibyo twateguye, iyi kado ntikabure iwawe kuko ni iby'agaciro kandi ni iby'ingenzi. Ibi nubikoresha uzabona impinduka nyinshi ihagije. Ikiyiko kimwe cya rumari, imineke 2 ya gros michel, ubunyobwa ibiyiko 2, avoka igipande kimwe. Uwo ni wo muti tubahaye mugomba gukoresha yemwe bagabo mufite iki kibazo, kandi ibintu bizagenda neza. Yewe ntuzanabikoreshe mu minsi 5, ahubwo bizaba ifunguro ryawe rya buri munsi, kuko nta ngaruka bitera, ahubwo ni mu buryo bwo kongera twatunyangingo. Uko umunsi ugiye, uko uryamye hari utunyangingo turenga amamiliyoni dupfa, ariko hari n'utundi turenga miliyoni nanone twirema bushyashya. Rero utagira ngo niba waryamye umunsi utunyangingo waryamanye nitwo ubyukanye, oya, hari utundi tuza, ariko twatundi tuza ntabwo tuba dufite imbaraga nk'utwapfuye. Utwiremye ntabwo tuba dufite imbaraga nk'utwamaze kwangirika. Turabasabye rero mubikoreshe kandi bizabagirira umumaro, kandi muzakira mumere neza. Turabakunda rero. Wowe wabanye natwe ikiganiro kitangira kuba kigeze ku musozo, nibi twaguteguriye. Imana ibane nawe naho butaha. Turabakunda. Ciao ciao.